imanuye inzara mu gihugu cyacu, iyi nzara Imana imanuye inzara mu gihugu cyacu, iyi nzara mwibuke ko yigaze kumbwira ngo abanyarwanda bazasonza kugeza ubwo umuntu azajya yayura urwasaya kongera kuruhuza ntibikute kubera inzara. Mushaka ubwami bw'Imana, kandi yarambwiye ngo iyi nzara ntizakangwa n'abategetsi bakomeye, naho izahakomanga ihinjire, naho izagerayo. Riziki Shatari yavuze ko abantu bagiye kwayura inzasaya zigaturika. Riziki Shatari yahanuye ko mu Rwanda hagiye kuba inzara igafata minisitiri akajya guhahira mu isoko ryitwa Ndaburayi. Riziki Shatari yahanuye ko mu Rwanda hagiye kuba inzara, nyakubahwa perezida wa repubulika agahaha ku nusu, agahaha ku kiro, agahaha ku irobo. Ibyo bintu bikaba bigiye gushoboka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nta handi yavuze yabisobanuye ko ari u Rwanda. Riziki Shatari yavuze ko gavana azajya guhingira ibijumba cyangwa agahingira imyumbati. Ubu ni ubuhanuzi ngarutseho bwa Riziki Shatari, umukobwa w'Imana. Bamwe bavuga ko yerekwa ibiri by'abandi bakavuga ko yavangiwe, abandi bakavuga ko ari FDLR, abandi bakavuga ko ari Satani, abandi bakavuga ko ari intumwa, abandi bakavuga ko ari umugore wa FDLR. Uyu munsi wa none Riziki Shatari rero yahanuye ubwo buhanuzi, avuga ko tuzayura kubera inzara, inzasaya ziturike, inka zo mu Rwanda zizapfa, izuba ryange kuva, ntawe uzanika, imvura ntizagwa, ntawe uzahinga, ntawe uzatera. Iki gihano banyarwanda muracyiteguye kukibamo? Ubu dufunge mukanda, hari akataziro n'akabyiniriro, iyi nzara bayise ngo nifunga mukanda. Ubu tubyitegure ko tugiye kwambara inzara, tukiyorosa inzara, tukisasira inzara, umuntu akayigendana. Ubwo niba inzara igiye abakomeye kubashwanyaguza muri uru rwego, abakene bo sinzi aho igiye kuba tupa, aho abajugunya. Ntumbaze niba kandi nanone umuntu yava i Kigali akagera i Rubavu ari mu modoka, ukagera i Rubavu nta byiza ubonye, ubwo ni Shatari ngarutseho. Niko Shata, ubu wava i Kigali ukagera i Rubavu nta cyiza ubonye, ibintu byose ubonye ari ibi bijyanye n'ubuhanuzi uhanura bubi gusa. Nta cyiza kiba mu Rwanda, nta beza baba mu Rwanda, nta cyiza na kimwe abayobozi bakoze, ibintu byose ni bibi. Kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda nukwitegura, niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Rero banyarwandakazi, ngira ngo u Rwanda twahuye n'inzara. Hari inzara yitwaga Ruzagayura, ngira ngo u Rwanda rwahuye n'inzara hari yitwaga Mbaraje, kera amashashi batarayaca. Ngira ngo u Rwanda rwahuye n'inzara hari yitwaga Warembye Ryari. Ngira ngo u Rwanda mu bihe runyuzemo rwagiye ruhura n'ibihe byitwa inzara, ariko sindabona mu murima w'umuntu minisitiri yagiye guhingira amafaranga 1,500 cyangwa ngo ahingire inote ya 2. Hari aho bahingira 2, 1,500. Ntabwo ndabona gavana yagiye guhaha ku irobo ngo ni mu mirobo y'isukari. Iyo nzara sindayibona muri izo mvuze zabayeho, sindabona perezida wa repubulika duhurira mu dusoko twitwa Ndaburaye cyangwa se muri Simoro market yariyo yose. Ntaho ndabibona, nubwo ndiyi ngo mimwe ya Kagame ubwo yenda, ariko mubo tugendana no mubo twamenyanye bakuze, nta muntu urambwira ati perezida Kayibanda cyaha Habyarimana cyangwa nabandi babizi Mungu n'abandi bagiye bayobora u Rwanda mu mateka twumva. Nta muntu ndumva agiye guhahira muri Simoro market. Bose batumiza ibyo kurya i Burayi, abandi mu Rwanda, abandi bakabirima mu buryo butandukanye. Iyi nzara rero ishobora kuba iteye ubwoba n'inkeke. Eske turaza gufata ibigega nka biriya by'Inyanza mu majyepfo duhunike tubikiriye inzara? Ni inzara Yosefu yahanuye, ya nzara Yosefu yahanuye niyo igeze mu Rwanda. Ese iyi nzara Yosefu igeze abwira Farawo yarose inka z'umwaku. Uyu munsi wa none rero Riziki nawe ashobora kuba yabonye za nka zinanutse z'umwaku mu Rwanda. Farawo rero na Yosefu abwira Farawo, aramubwira ngo hagiye kubaho inzara itazashobora kwihanganirwa. None rero izi nka 7 ni imyaka 7 yo gusonza.
kora ibi n'ibi Riziki Shatari niyegere perezida, niyegere abaminisitiri, n'ibi bintu ari ukuri, natwe twubaka ibigega, buri karere kagira ibigega, duhunikiriye inzara, kuko ibuye ryagaragaye ntiryica isuka. Ese ubundi iyi nzara Riziki yahanuye ni iy'imyaka ingahe? Ni iy'umwaka? Ni iy'amezi? Ni iy'igihe kirekire? Ni iy'igihe kigufi? Ese hakorwa iki ngo tuyirinde? Ubutaka burera, imvura iracyagwa, itanaguye u Rwanda rufite amazi rwavomera rugahunika ibisaga. Uyu munsi wa none Rwanda rw'imisozi igihumbi, Rwanda uduhetse, ese koko abawe ugiye kubicira mu mugongo banigishije inzara? Nifunga mukanda noneho ni ukwicwa n'inzara. Uyu munsi wa none rero ese nta cyakorwa ngo iyi nzara yirindwe? Ese koko nibyo abayobozi nabo barabibona? Ndabyemera, isi yose uhereye muri corona ibintu byarahenze, ibindi birazimba, ibintu bibagaterera nzamba, ibintu biragorana, ibintu birarushya kugeza na n'ubu, aho Uburusiya bwashoje intambara kuri Ukraine. Ariko aho nabananabeshye, aho Ukraine yashutswe n'abanyamerika ikajya mu ntambara n'Uburusiya. Noneho rero kuva icyo gihe na n'ubu n'aba ngaba bo muri Palestine na Israel, isi yabaye nk'izamuye ibiciro kuri buri kintu cyose. Uyu munsi wa none rero u Rwanda, yego turabyemera, abantu ntibajya ngo basigaze bahaga uko babyumva n'uko babyifuza, ariko ntabwo nanone turageraho abantu bari kubashyingura bishwe n'inzara, abazimu bahe kwa Jinara Yesu Kristo. Buno u Rwanda rwagerageje gukora inganda zitandukanye ngo akazi kaboneke. U Rwanda rushyiraho imihanda ahantu hatandukanye, rushyiraho amakapa n'amajasi. Mbese reba activite ziri mu Rwanda, uretse ba bantu badashoboka banga gukura amaboko mu mifuka ngo bakore. Ntabwo mu Rwanda ushobora kuburara wahagurukiye gukora, ibyo ntibishoboka. Ubwo yaba ari ya nzara y'Imana, niba wanaburara yaba ari inzara y'Imana. Uyu munsi wa none rero nge ndibaza, Riziki Shatari ni umukobwa ushesha, ukuze rwose, ugeze igihe cyo gukorerwa ubukwe. Eske n'abandi nyine bagenda bahanura ibi byago, Imana itubabarire, Imana idutabare, ibi byago birakagwa kure. Ese wowe udukurikiye, wowe uri kutwumva, amaso yawe iyo yitegereje arayibona? Ubwenge bwawe iyo buri kubireba burabibona? Amatwi yawe ibi bintu arabyumva? Ngewe rero ntabwo nigeze nemeranya n'umuhanuzi Riziki Shatari ko abanyarwanda bagiye kwicwa n'inzara. Jamais. Ntabwo bishoboka ko abanyarwanda, yego tuzasonza, tuzanakena, ibyo ni ibisanzwe, n'ibindi bihugu bibaho. Umufuka w'umuceri wagera mu 40 cyangwa 50 cyangwa 80. Ibyo igitoro esase yagera ku mafaranga, litiro ikaba yagera kuri 3 cyangwa kuri 4. Ibyo ni ibisanzwe, ariko ntabwo twese tuzapfa ngo twicwe n'inzara. Oya, isi zagira abakirigire n'abakene. Cyo ni ikintu gemaze kubona. Ahubwo uyu munsi wa none ntabwo numva ukuntu rero YouTube ubu butumwa bukwiye guhabwa nyakubahwa perezida wa Repubulika, bakicarana n'uyu muhanuzi, noneho bakavugana uburyo iyi nzara yahagarara, akicarana na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu muntu akwiye kuba yahawe umwanya, noneho akababwira ihishurirwa n'iyerekwa, kandi bakamuha umwanya akanababwira icyakorwa kugira ngo abanyarwanda bere kwicwa n'inzara. Kuko Imana ikunda abanyarwanda, n'igihugu gikunda abanyarwanda. Kuko kuba abayobozi bariho ni abaturage, kuba abaturage bariho ni abayobozi, ni ibintu utashobora gutandukanya, ni nk'umwana n'umubyeyi. Kuba Imana iriho ni twebwe, kuba nanone abantu bariho ni Imana. Ibyo ni ibintu udashobora gusepara ngo bikunde, ahubwo bibana uko nyine, kandi buri ngoma n'abayo, kandi buri cyiciro n'abantu bacyo. Imana idutabare mu izina rya Yesu Kristo. Rero amajyepfo turayasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ntara y'amajyepfo ntimwicwe n'inzara, bazimu bashye. Ntara y'uburasirazuba Imana ibarinde rwose, nta nzara dukeneye. Inzara irakica nyine abo bayikunda cyangwa abo bayikeneye. Mu ntara y'uburasirazuba Imana ibarinde inzara, mu ntara y'uburengerazuba Imana ibarinde inzara, mu ntara mu murwa wa Kigali Imana ibarinde inzara, mu ntara y'amajyaruguru Imana ibarinde inzara. Ahubwo ngi ikintu nasaba perezida wa Repubulika, nafungura imipaka mu buryo bw'ubucuruzi. Umuntu arinjiza ibintu bigasoreshwa cyane, kuva i Bugande ukuyeyo kawunga agasora menshi, imbuto ziva ahantu hatandukanye, ibyo kurya biva ahantu hatandukanye, nk'umuceri kuva Tanzania. Nagabanyirize nyakubahwa perezida wa Repubulika, turamusaba we agabanye. Ntabwo mbivugiye kuri iyi nzara, ahubwo twabyifuzaga.
natugabanyirize n'ababishinzwe gasutamo mu rwego rw'ibinjira n'abasohoka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ibi bintu by'imisoro rwose, umuceri niba uvuye Tanzania nibagira uko babigenza, umuntu aba mu Rwanda nta viza, n'iyi miceri ikwiye kwinjira ku buntu, ibyo kurya no kunywa bikinjira ku buntu, ibikoresho by'amasuku bikinjira ku buntu bidasoze, noneho mu gihugu tukabasha kubigura kuri makeya. Ibyo bintu birashoboka, ahubwo na made in Rwanda bakaba bayiha nayo ikaba yasohoka idasoze ku bazikura mu Rwanda bazijyana hanze. Mu by'ukuri icyo kintu cyadufasha, cyaba ari cyiza n'ubutumwa dutambukije kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, agahanura inzara ngo izahera mu rugo kwa Perezida, agahanura inzara ngo umukire Prito umuherwa azava ku buherwe aba umukire, umukire ave ku bukire aba umukungu, umukungu ave ku bukungu aba umukene, umukene ave ku bukene aba umutindi, umutindi ave ku butindi aba umuhanya. Ntabwo ushaka kumbwira ngo ese Imana ngo igiye kumanura inzara, kado ikintu dupangiwe n'inzara, ikintu ngo tugiye guhabwa n'inzara, ngo Imana igiye kumanura inzara nyinshi cyane, ngo inzara igiye kuza mu Rwanda, ngo n'umukandara Perezida yavuze uwo nawe ntacyo uzamara, kuko ari Imana itegetse iyi nzara, uyu mukandara nawe inzara izawuca. Inzara bataziriye ngo nifunga mukanda, akabyiniriro cyangwa se agataziro ngo nifunga mukanda. Ngira ngo rero ubu buhanuzi yahanuye, niba habaho Imana ishobora byose ko yateza inzara u Rwanda kuri uru rwego, mu Rwanda nta muntu usenga n'umwe ugihari, mu Rwanda nta bantu b'Imana bahaba, mu Rwanda abantu baho bose baracumuye baba abanyabyaha, abayobozi baracumura, abayoborwa baracumura, abapagani baba abapagani n'abakristo baba abapagani. Mbese Imana ije muri kubita utababarira ka Theogene bose babireba, akasaka maramaza akasagahinda. Mwabantu mwe ko namwe musenga, ko namwe mukijijwe, ko namwe mwerekwa, ko muri abanyempano, ngendagira ngo ubu buhanuzi Riziki Shatari uyu mukobwa yahanuye musubize muri comment. Niba mu Rwanda tugiye kwicwa n'inzara, intara y'amajyepfo ikicwa n'inzara, intara y'amajyaruguru ikicwa n'inzara, uburengerazuba bukicwa n'inzara, umurwa ukicwa n'inzara, u Rwanda turuzi ruteye imbere, u Rwanda turuzi, ndabyemera ntitwihagije, n'ubu ngubu inzara iriho. Ariko se koko ubu buhanuzi nibwo, cyangwa Riziki afite abandi bantu, cyangwa se ibindi bintu biri kumukoresha? Umuntu abona ibibi gusa, Bikira Mariya Yesu we, umuntu abona ibibi gusa, akabona ibibi gusa, ntiyigera abona ibyiza. Niko Shatari ndazi ko channel yanjye ujye uyikurikirana. Niko Shatari, ubu twese twaracumuye, ntawo kubabarirwa uhari, nta miyaga irimo, nta n'impuhwe zirimo. Ndi kubaza Riziki, ni cyo kibazo wagize mu Rwanda, ni cyo kibazo wahuye nacyo mu Rwanda? Nayahe mavuta, nuwe mwuka wera uri kugukoresha ibi bintu kugeza ubwo uhanura ibi bintu? Nge nabyumvise, ndangije kubyumva mbwira abo twari kumwe nti rero ibi bintu birasubirwamo, ibi bintu birenze ukwemera kandi birenze urugero, kandi ibi bintu rwose ntabwo mpamya ko ibi bintu rwose nta mahoro, nta kururutsa umutima ngo inzara igiye kuvugira mu Rwanda, inzara ije mu Rwanda, iyi nzara izagera kwa minisitiri, inzara izagera kwa meya, inzara izagera kwa gavana, inzara izagera kwa perezida. Ubwo umukene dufite uyu munsi, cyangwa se umutindi n'umuhanya, abo bantu bazaba barihe? Inzara izarinda igera kwa perezida, ikarinda igera kwa minisitiri. Ese ubwo noneho rubanda rugufi bo bazaba bageze? Usubize muri comment. Yavuze ko Riziki Shatari kuvuga ko abantu bazayura, bayure, abantu bayure kugeza ubwo inzasaya zituritse. Ubundi iyo nzara ituma abantu bayo, ngira ngo ni uguteka inzasaya z'indogobe. Iyi nzara igiye gutuma abantu bayura, bakayura, amabutike agahomba abayafite, abafite amamodoka agahomba, abafite inka zigahomba, abafite imirima bikanga kwera, izuba rikaka. Iyi nzara mu by'ukuri bibayeho nk'uko yayihanuye, nta warokoka. Igihugu cyaba gifite abantu Imana izakizanamo, wasanga u Rwanda rugiye kuba igihugu gishya,
Imana yaravuze ngo nzabazanira isi nshya. Ubwo byaba bibaye ibyo, haba hagiye kuza isi nshya n'ijuru rishya, noneho Yehova bakazaza gutura mu Rwanda rugiye kuza. Ubwo urunguru rukavaho, rukavanaho n'ibyatsi n'ibinyabuzima n'abafite ubugingo byose, se gwakira ikabihuha, cyangwa se kuboko kw'Imana kugakuraho iyo paje, hakaza indi paje. Mu by'ukuri rero aka ni agahinda, aka ni akamaramaza. Wowe udukurikiye tugushimiye gukora subscribe. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, tuba tuhakubereye, kandi Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Uri mu Burayi turagukunda, turabibona ko mudukurikira, bari muri Amerika turabibona ko mudukurikira, abari muri Afurika bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese kude chapeau. Ariko turwane iyi ntambara, kandi Imana izaduha kuyitsinda mu izina rya Yesu. Nta nzara dukeneye, uwo wangara agasonza, abazimu bashya katika jina la Yesu Kristo. Reka nigarukire muri ubu buvugishwa cyangwa se yerekwa cyangwa ihishurirwa cyangwa inzozi Riziki Shatari Imana yamuhaye. Buriya na opozisiyo y'inenga n'iyigaya igira ibintu ishima, ikagira n'ibyigaya. N'Imana igira abantu yemera, ikagira n'abo yanga, kandi ikagira abishima, ikagira n'abigaya. Mu muntu habamo rero opozisiyo nyine, cyangwa se hakabamo no kwemera. Ariko ntabwo ibintu byose ari bibi, nta nubwo ibintu byose ari byiza. Nge najya aho ngaho muri urwo ruhande. Reka ngaruke nikomereze k'uyu mukobwa usa n'ukuzemo. Usa n'ukuzemo, Shatari arakuze, ntabwo ari umwana, yujuje ubukure. Uyu Shatari rero abyukiye kuri kamera, waricara areba intara zose Imana irazimwereka, areba ikirere cy'u Rwanda Imana irakimwereka, abonye ubutaka bw'u Rwanda Imana irabumwereka, abonye imvura izagwa mu Rwanda, abona izuba rizaka mu Rwanda. Aravuga ngo banyarwanda nimwitegura inzara. Yesu abamanuriye inzara mutigeze mubona, inzara mutigeze mwumva, inzara mutari kwizera. Ni inzara ngo Imana imanuye, kandi inzara Imana imanuye, ngira ngo niba ari Imana koko imanuye inzara, iyi nzara muri kome tuze kudusubiza, ikaba ari Imana imanuye inzara, ntabwo mwazayikira, yabica ikabarimbura. Kuko inzara y'Imana n'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose cyasonze. Ariko nanone ntabwo numva ukuntu Imana izarimburana abakiranutsi ibicishije inzara, kuko yigeze yitishamo Dawidi iramubwira ngo hitamo inkota cyangwa inzara, cyangwa ugwe mu maboko yanjye. Dawidi ahitamo kugwa mu maboko y'Imana. Uyu munsi wa none kubera rero ngo ibyaha n'ibindi bintu utamenya, Imana ngo ibamanura. Nguhaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, nk'uko ubibonye kuri iyi foto ndetse na titire yayo. Ndagaruka kuri ubu buhanuzi buteye ubwoba, ndagaruka kuri ubu buhanuzi Riziki Shatari yahanuye. N'ubuhanuzi tutaherukaga kumva, ni nabwo ngarukaho ngenda mvuga ibintu Riziki yavuze, kandi mvuga ibibi, mvuga n'ibyiza. Koko ntabwo Riziki Shatari ntushaka kumbwira ngo wahera i Kigali uri muri bisi ukagera i Rusizi nta cyiza ubonye ku muhanda. Ibyo ntibishoboka. Niba amaso ya Shatari ashobora guhera ku wa mbere ntabone icyiza, akageza ku wundi wa mbere atarabona icyiza, manuriye kado y'inzara. Ariko giye yaba yari manuriye kado y'amafaranga, ikamanurira kado y'amafaranga, ahanini feza isubiza ibintu byose ukuyemo ubugingo. Muri icyo gishingwe rero cy'ibintu bibi Imana agombaga kumanura, ni mwiyiriza ubusa itumanurire ibyiza. Muri icyo gishingwe cy'ibintu bibi, umwuka w'Imana ntabwo mbizi Riziki niba ari Imana yamweretse, wasanga ari na Satani cyangwa ari n'ibye. Mu gishingo cy'ibyo bintu Riziki reka tumusabe yiriza ubusa Imana imanura ibyiza ku Rwanda, ku gihugu cye. Uzabonamo umugabo ukakibyariramo, kikakurerera mu mashuri, kandi kikaguhekera, kandi kikaguha umutekano. Ngira ngo rero niba habaho abahanuzi bakwiye gukunda igihugu cyabo, abahanuzi mukwiye gukunda igihugu cyanyu, abahanuzi mukwiye guhanurira igihugu cyanyu amahoro, mukwiye gushakira igihugu cyanyu amahoro. Niba habamo abayobozi babigiramo uruhare kugira ngo igihugu kibe kibi, abo ngabo Imana irabazi, ahubwo mukwiye kubasengera abo ngabo ntibarambe muri ako kazi kabo, ariko bagahabwa umwanya wo kwihana, cyangwa se bakajya no kubimageragere. Kuko umuntu wese ukora ibibi, ngira ngo u Rwanda iyo rumubonye ruramuhagarika,
kamemu. Uyu munsi wa none rero ngira ngo rero ngarutse nanone kuri uyu mukobwa nasengera igihugu cy'u Rwanda, nasengera igihugu cy'u Rwanda, Imana ikivugeho ibyiza, igihe amahoro, igirose umugisha ndetse n'umutekano, kandi birashoboka. Haleluya. Ngira ngo rero ikindi kintu navuga nanone kandi cyiza cyahesha umugisha n'amahoro abantu bose, nuko hahabwe uburenganzira n'umwanya mu misengere abantu basengera igihugu, kuko igihugu bisa naho gifite abanzi imbere n'inyuma. Ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Ni ukuvuga ngo igihugu kiri mu kaga na kangaratete. Imana ikoze isoni abadayimoni bari bagambiriye guteza inzara u Rwanda. Imana ikoze isoni abadayimoni bari biyemeje kwica abanyarwanda mu buryo butandukanye. Imana irimbure, isenye, isangangure imbaraga z'umwanzi ari we Sekibi. Onodijezi kwa jina la Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Turagushimiye wari udukurikiye, ni amakuru twakugezagaho, ariko intego y'iri jambo tuvugiyemo hano nubwo tuvuze menshi, Imana igira ijambo rimwe. Ntabwo abantu bazicwa n'inzara, nta nubwo abantu bazicwa n'amasasu, ariko hari abazicwa nayo, hari n'abashobora kwicwa n'iyo nzara, ariko si bose. Mu buhanuzi si igihe wabuhanuye, nta nubwo ari nanjye ubugena, nta nubwo ari nanjye ubutegeka, ahubwo icyo mbashije kukumenyesha nuko numvikanisha mbwira abanyarwanda ngo mu ntara zose muhumure, ahubwo musabe Imana imvura nziza n'imipaka bigende neza. Imana irinde u Rwanda mu mpande enye zarwo. Marayika ushinzwe ikirere cy'u Rwanda, ushinzwe ubutaka, ushinzwe amazi, aduha amahoro n'umutekano, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ciao ciao.